Burengerazuba bwa Afurika hari ishyamba ry'akataraboneka, ishyamba rya Mayombe. Abaturage barivuga nk'ahantu batuwe n'imyuka mibi, aho umuntu winjiye atabasha gusohoka uko yaje. Mu myaka ya hambere 1970, itsinda ry'abashakashatsi ryinjiye mu ishyamba. Bari bafite intwaro, ibikoresho n'ubutwari, ariko ibyo byose ntibyabashije kubarinda kuko ntibari babona imbere. Mu gicucu cy'ahambere bumvise indirimbo ya mbere, indirimbo y'abapfumu. Nta muntu wari hafi yawo. Abaturage bari kumwe bahise bavuga ngo ni Makoko ya Mayombe, umurinzi w'ishyamba. Bukeye amahema yabo yatwitswe n'urumuri ruturutse mu kirere. Mu ijoro rikurikiye amaso yaka yabarebaga mu mwijima. Umwe mu bashakashatsi yaburiwe irengero, abandi bava aho batinyaga. Abaturage bavuga ko Makoko wa Mayombe arinda amabanga y'ishyamba rye, kandi ko utubahirije imigenzo igirwa n'ingaruka z'umuheto muri iryo shyamba utavaga. Kugeza n'ubu bari abinjira muri iryo shyamba rya Mayombe, ariko si bose basohokamo. Ndetse nuko inkuru yacu irangiye. Tuzabakomeza ikindi gice, nitubona mwayikunze muzatubwire, tuzakomezanya undi munsi ukurikira. Ndabakunda cyane.